Yes ni OTC Group muba mukiri kumwe hanyuma nkuko twari tubibabwiye rero muri aka gace ka kabiri reka dukomereza aho twari tugeze. Ikindi bagaragaje nyine bavuze icyo bita across the mainnet launch. Muri biriya bavugaga muribuka ko tukiri mu byagezweho, bavuze ko ku itariki 12 ku itariki 28 z'ukwa 12 umwaka ushize 2021 bavuze ko ariho havuguruwe uburyo buzemerera abantu benshi kuba bakora KYC igihe kimwe, ndetse hagiwe hanakoramwo test ya KYC. Ubwo ibyo tubisesenguyeho gake ni ukuvuga ngo hari uburyo bwa mbere bwari bwarakozwe bwa KYC bwari buteganyijwe. Muribuka ko abantu twatangiranye cyangwa se tumaranye igihe muri uyu mushinga, mwibuka ko abantu benshi twabaga tuvuga ngo KYC mu kwa 12 ibintu nk'ibyo, ariko byageze mu kwa 12 barabivugurura. Ariho bamwe bavuze ati ko KYC itaje, bamwe nyine bashaka kuvuga ngo baratubeshye cyangwa byagenze gutya na gutya, ariko raporo ngiyi baba bari kuyiha aba pioneers cyangwa se public bagaragaza ibyakozwe. N'ubundi bavuze ko rero icyo gihe niho havuguruwe noneho icyo bita mass KYC yo kwemerera abantu benshi, niho iyo systeme yatangiye kuvugururwa, ndetse banaha amahirwe abantu gukora amatest. Ari handi wajya wumva ngo ngengo ndayibonye saa 8 z'ijoro, ngo ngenda ndayibonye saa 7, ubwo babaga bari mu matest nkuko babivugaga. Aha rero bavuga ko iyi system yaroncinzwe zira tariki 28 z'ukwa 12 igomba gutegurira abantu kuzakira KYC ya rusange. Akandi ka kabiri bavuzemo update zabonetse muri white paper draft. Ahangaha n'ubundi bavuze ko havuguruwemo nyine chapters zitandukanye zishingiye kuri byari zakozwe mbere. Aha hanini bagaragajemo bira twabonye ejo bundi birimo new mining mechanism, niho yagaragaye mu buryo buvuguruye bwo kubona PI twabonaga. Akandi kiciro kuko ni byinshi ariko twagerageje kubaha amakuru wenda menshi ariko nanone atarambiranye cyane. Akandi kiciro nakavuga kuri ecosystem tools. Aha bavuze raporo bagaragazaga byose, mwibuke ko ni mu mwaka umwe byakozwe. Bavuze ko muri 2021 ariho havuguruwe system ihuriweho n'ama application menshi ariko akorera muri PI. Kandi basobanura ko izo system cya izo application arizo zizifashishwa n'abapioneer ku bizagenda bibaho byose bishingiye kuri mainnet yafungutse. Bivuze ko app nyinshi zarafungutse kiriya gihe arizo ziratujya tubonamwo, nkuko no muri audio ya mbere ibanje twari tumaze kubivuga. Ariko mu zafungutse nyinshi bazivuze bavuga n'igihe bazironcingaga, ariko reka tuvuge kuri bita PCDEC. PCDEC iyo bavuga ko ari y'aba developer, kuko nibo urumva nibo bafite vora y'uyu mushinga ku bigendanye na technology cyangwa na technique. Bavuga ko rero iyi PCDEC yabaye developer cyangwa se yubatswe muri uriya mwaka n'ubundi nayo, kandi bakanagaragaza ko ariyo aba badeveloper bazakomeza kwifashisha cyane ku birebana n'andi maporogaramu azagenda yubakirwamwo. Ni nayo ibafasha gukontorora buri kimwe cyose gishingiye kuri blockchain ya PI. Muri aka kiciro rero ni naho bagaragaje ko iriya CDEC yubatswemwo icyo bita blockchain payment na za seriveri zitandukanye. Ni ukuvuga ngo niho buri cyose kizaba gikorerwa bishingiye ku ma application cyangwa amaporogaramu yubakiwemwo. Aho bavuze ko ntabwo ari porogaramu gusa bafitemo zabaye, ahubwo n'izindi zose iriya PCDEC niyo izakomeza kubafasha kuzivugurura no gushyira mu izindi. Ikindi bavuze kuri P-Explorer twayivuzeho. P-Explorer yo bavuze ko yabaye launched mu kwa 10 umwaka ushize. Ahubwo tugiye ku kindi kintu bise P-Day announcement. P-Day announcement
iyo bayihereye kuri wa munsi wiswe P-Day. Murabizi ko P-Day yabaye ejo bundi, nabwo nyine yari le 14. Iyi P-Day ya 2022 bavuze ko kuri uyu munsi niho hakiriwe amakuru meza menshi atangajwe na core team, ariko ahanini bibanda ku makuru yatumye abantu bavuga cyane, yatumye abantu yavuzweho cyane. Ni amakuru yari agendanye na mass KYC, n'amakuru yari ashingiye ku byo bita new mining mechanism. Muzi ko ibyo byose ariho twabonye impinduka zabyo, ndetse icya gatatu cyo cyari lockup, ari nayo imaze iminsi ivugwa. So bavuga ko nyine iriya P-Day amakuru yayitangajwemo menshi ashingiye kuri ibi bintu bitatu: hari mass KYC, new mining mechanism na lockup. Ibyo nibyo bagerageje kuvuga cyane muri raporo y'ibyo bakoze. Turiho tugenda twihuta tugana ku musozo. Hari ibyo bavuzemo, baravuga ngo coming soon. Ubwo ni P-Day announcement. Ubwo kuvuga rero coming soon n'andi makuru ashobora kuboneka mu gihe gito. Aha batangaje ko mu mezi make agiye kuza PI ifite byinshi bizafunguka, ndetse kandi buri abapioneers bose bakazagenda babimenya, babitangarizwa. Muri make amakuru yo agendanye n'imishinga iri muri PI aracyari menshi, kandi bakavuga ko bazagenda bayahereza, cyangwa se abapioneer bose bazagenda bayahabwa bakayamenya. Hano rero tukahita tujya ku cyo bise KYC app. Bavuze ko KYC app ubundi bagaragaza ko mbere na mbere iyo bubatse irihagije, ifite ubushobozi basuzumye basanga burihagije. Ahubwo agashya wenda nasomye namwe mutari muzi, cyangwa se sinzi niba hari abari bakaza, ariko nanjye wenda nibwo nkikamenya. Buriya gusoma ni byiza. Hano nibwo bwa mbere numvisemo ijambo rivuga ngo process ya KYC izajya iducaginga PI imwe. Birimwo hano, ubwo abakunda gusoma muze kubyisomera. Baragaragaza ko iriya KYC tuzakora izajya ikostinga 1 PI muri process yayo. Ikindi bavuze ko KYC muri rusange iyo bise full KYC izagaragara kandi izagera kuri buri wese, nkuko ibi byo twari twarabivuze kenshi tubwira abantu bajya bafite panike za buri munsi ngo KYC bla bla. Ariko KYC izakorwa nkuko n'izindi n'andi ma programme twagiye tuyakora dutuje, na KYC izakorwa. Kandi ikindi kirimo hano kigeze kivugwa no muri ya road map ya mbere, bagaragaza ubundi ko iyi mass KYC yo kugira ngo izihute hari ibyo bita abavalidators. Abavalidators rero bazaba bashingiye ku byo bita countries cyangwa region. Ni ukuvuga ngo ni akarere cyangwa ni igihugu. Abo bo ntabwo turamenya uko babafata, uko babahitamo, uko baboneka. Byo nitubimenya tuzabibabwaye, kubu ntabyo tuzi. Kimwe cyo barabigaragaza ko biri mu bizatuma KYC zihuta bishingiye aho ngaho. Akandi kabanziriza kanyuma nako bise mainnet migration. Iyo bavuze mainnet migration twayivuze mbere. Mainnet icyo ari cyo ni ukuvuga ngo ni bwa buryo noneho ziriya payi ziri kuva muri systeme ya twabagamo ya mining zijya kuri balance, cyangwa zijya hahandi nyine kuri rwa rupapuro dukunze kuvuga ngo ku rupapuro rw'umweru. Bavuga ko rero nyuma yo kwemezwa kwa KYC, verification yawe ya KYC niba yemejwe neza, system ubwayo izatangira kujya ubwayo yohereza KYC zabaye verified. Ni ukuvuga ngo bazajya KYC izagize izana na notification kumenyesha ko mbese byose biri ku murongo, byagenze neza. Ari naho kuri ya matelefone yacu cyangwa se nyine hariya twamaze gutegurira kwakirira PI muri mainnet, tuzajya tubona izi PI zahageze
nk'uko byagiye bivugwa, ndetse n'abantu wazanye cyangwa jye nazanye, nibwo nibanyura muri KYC nibwo uzajya ubona kuba wakwakira za payi wamayininze zitwa mariwadi, ariko izawe nyirizi nazo zimwe zitwa transferable zajya zihagera iyi KYC nimara kwemezwa na notification yayo ikaza. Akanyuma rero nako bise open network. Open network nabwo bavuze ko ni nyuma ya mass KYC na mainnet migration. Ni ukuvuga ngo ecosystem ya PI ubwayo izaba yafunguye ihuza nzira zose. Aha ni ukuyitondera. Muri open network niho bavuga ko bishobora kuba ari muri ya periode izafata nko mu kwa gatandatu bibaye bitahindutse, kuko aha niho handi bavuga ko iyi Pi blockchain yabo izatangira kuba connected n'ibindi bintu bitandukanye bishingiye nyine kuri blockchain ya PI. Ariko tugarutse aha tugasesengura, kuki batatubwira igiciro cya PI? Kuki batakivuga? Bari kutwereka ibizakorwa, inzira zose, mujye mumenya ko hano rero harimo ibanga, harimo akabanga. Ariko jye nabashimira mu busesenguzi bwacu nka OTC, twavuga ngo turabashimira ko batwimye amakuru y'igiciro. Reka dukomeze tumayininge, twubahirize ibisabwa. Dusoza rero, aya makuru bavugaga ko yose yananyujijwe kuri newsbeat.com nk'uko twari twabivuze, niko inkuru cyangwa aya makuru bari baduhaye yashojwe avuga. Rero twababwira ngo tuba twagerageje gukora ubusesenguzi, ubishoboye nawe wumva ururimi neza aba yajya akabyisomera, ariko twebwe tuba twasesenguriye. Hari bamwe batabasha kubona umwanya wo kubisoma, hari abatabasha nabo no kumva ururimi cyane, ariko natwe tuba twagerageje ku byo dushoboye kugira ngo byibuze dukomeze kuba mu mushinga twese twumva kandi twishimiye. Murabizi ko tubakunda, amakuru yose ibishoboka byose turabibakorera. All Pioneers team, Rwandan team, n'abandi bose bumva ururimi nk'abaturanyi b'Abarundi n'abari hirya no hino, murabizi ko OTC Group twitangira kugira ngo dufatanye kumenya amakuru yose ashoboka bari muri uyu mushinga. Ciao, amakuru aba ari akagaruka. Mwari kumwe na Olivier muri aya makuru. Murakoze cyane.